umeze twajyaga tuganira kuba nyine mama adahari ariko man ariko wagira ubwoba yakujyanye iwabo yego ariko rero none urukundo rwabera iyo ukunda umuntu nyine nabumenya ahantu ubwo uri mu rukundo cyaparitse disi ntabwo naraye ndyamye wowe ntabwo biza njye naraye ndikira navuga ati rwose urukundo na madayimoni wa mugani wa kakariye oya ukuntu ameze wagira ngo ntihari ikintu cyabaye giteye ubwoba arashishira buri kanya ngo numva afite imbeho karibu karibu cyane rwose naho twese turi cyane tuguhaye karibu rwose muri isanga sije tambo kwicara hano mama kunejeje na kwicara hano yego igeze cyo kunywa cyane amakuru meza amakuru ni meza turashima Imana yo nukuri ni karibu cyane mama stars Sylvie kira subushyitse mu bazi cyashoboye shirika kanzanzwe Fisto mwari muraho Fisto turashima Imana ubwire turamahoro namwe murakomeye turaho n'akazi muri iyi minsi kameze kagoranye niko bigenda no kwihangana imvura mwayibonye gute imvura yo twari tuyikeneye yaje tuyikeneye hari hamaze iminsi hari ubushyuhe bwinshi cyane turashima Imana yaduhaye imvura bakobwa beza siko mutaganira ngo mwishimire umushyitsi wacu rero nshaka kupresenta inshuti zanjye bakobwa beza ko mutaganira siko twakira umushyitsi wacu rero nashaka kupresenta inshuti zanjye unikanyana uriya ni kamwe inshuti zanjye nashaka kumumenyana nari mbazi twari muraziranye bazi kabisa birumvikana ko ako kanyana niba ugiye kujya kwa Rugema muraziranye kanya rero iyi ni boyfriend wanjye n'umukunzi wanjye nashaka ko mumenya na mama nawe nashaka we yarabizi ariko nanone nashaka ko ikubwira hari yego nashaka nyine tubamenyesha n'umuryango ntuzajye mubona ndi kuri telefone mubyibazeho cyane Enjoy. Thank you. Rero mwari mbayeho gato nitaye telefone niba hari ikintu kibabaza mu buzima ni iki ngiki, ikintu kibabaza mu buzima ni iki ngiki, uzi gutegereza igisubizo nka kiriya wajya kubona ukabona ni wapi, wajya kubona ukabona ni hoya. Ibi bintu birababaza mu buzima, ntuzanatekereze n'ibintu nk'ibi ngibi kubera ko nibizakubaho uzatekereze yuko ubuzima bwawe burangiye, uzatekereze yuko ibintu byose noneho byanze kubera ko uno Kanyana ibintu bimubayeho n'ubwa mbere bimubayeho, ntabwo yatekerezaga yuko byagenda gutya, ntabwo yatekerezaga yuko byamera gutya. So muri kumva rero ahangaha ikintu kigiye kuba ni uko uyu nguyu Kanyana agiye kuba yareactinga bimwe bibi cyane kabisa. Muri kumva yuko hano ukuntu bigomba kugenda ni uko ahubwo tugomba kumufata niyishyire mu kagozi, kubera ko ahangaha bigomba kurangira anigiyanye no mu kagozi, bishobora no kurangira agiye nko mu kagozi kubera ko ibi ngibi birababaje cyane. Ntabwo yabitekerezaga yuko byagendaga gutya, ntabwo yumvaga yuko uyu mugabo Rurangirwa yahitamo Kanyana we akamwihorera
tugiye kureba ese biraza kugenda gute, biraza kurangira gute. Uyu nguyu Kanyana agiye kuhita ashaka undi mukunzi, agiye kuhita abwiza ukuri Rurangirwa, amubwira ati uri umubeshyi, uri umwana mubi, arahita amwanga burundu amwikure mu buzima bwe. Biraza kugenda gute, biraza kurangira gute? Ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba, nibyo dushaka kwinjiramo muri episode yindi iraza kuhita ikurikira. Ndagira ngo rero mbasabe muze kuba muhari, nimuze gucikwa, biraza kuba biryoshye, biraza kuba bimeze neza 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 cyane. Tureba ese Kanyana agiye gukora iki, ko avuze ko agiye kuri telefone, koko biriseri agiye kuri telefone cyangwa arimo arabeshya? Ese araza kuhita agaruka cyangwa ntabwo ari buze kugaruka? Ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba muri episode yindi igiye kuhita iza, igiye kuhita ikurikira. Reka tubabwire mukomeze mugume ku murongo, mukomeze mugume ku murongo, mukore subscribe nshuti muvandimwe. Niba uzi ko utarakora subscribe, iki ngiki nicyo gihe, ni nako kanya ko kugira ngo ubashe kuba wakora subscribe, ubundi ikurikirane episode yindi ikurikira. Iraza kuba ari umuriro, iraza kuba ari fire, iraza kuba iryoshye kurusha uko wabitekerezaga. Wowe ikintu ngusaba ni ukwigumira ku murongo, ni ukwigumira ku murongo kabisa, kubera ko hano birababaje. Ngira ngo mwabonye uburyo Kanyana yarebaga nabi pe, yarebaga nabi cyane. Ku isura byagaragaraga yuko atishimye, uburyo yarebaga Sylvie, yumvaga yamurya, yumvaga yamurangiza, yumvaga yamuhitana. Ibi bintu rero birababaza mu buzima, ibaze bino bintu bikubaye, ese wakora iki? Andika muri comment utubwire, ese wakora iki bino bintu bikubayeho mu buzima busanzwe. Mu by'ukuri ndabona warahindutse, kandi simpamya ko ari bibi, ko umubyeyi birakubereye. Ndanimvutse ariko nawe birakubereye kuba umubyeyi. Muri make biratubereye. Mu rugo se harimo abandi ko nibwo naje kureba, kandi nkaba ngushaka by'umwihariko ku buryo twaganirira mu mbere. Nta kibazo. Twinjire nta kibazo. Oya, harimo abantu ariko nta twaganirira. Ese gira hino ndakwingenza. Bino mubwire hari ikintu kidasanzwe cyawe kubwira. Ndakwiye rwose. Nizere ko nta muntu tubonye. Ariko bisigaye bigutera n'isoni kugendana nanjye cyangwa kuba turi kumwe. Oya, namenye amakuru kuri hano kandi nifuza guhura nawe tukanaganira, ko byari ngombwa mu gihe kirekire cyari gishize tutabonana. Okay. Uko nabikubwiye ndabona ndari imvutsi. Ese urabyishimiye? Cyusaza sa kunega ikintu nshakira. Kuba indari imvutsi cyangwa itabari imvutsi cyangwa naba nishimye natishimye, ndabizi neza ko utabyitayeho. Ahubwo mbwira ikintu. Nyamara mbyitayeho, najyana no gushimira ko wabaye intwari, ko warabashije kudakuramo uwo mwana. Sibyo? Nagomba kugushimira rero turi kumwe. Ntabwo uri umwana mubi, ariko hari icyo nari ngambiriye kugusaba. Sinzi niba witeguye kumpaho icyo ngusaba kuko cyangwa kumva ubusabe bwanjye. Uriteguye? No. Okay. Simbi. Reka blague. Ndabona ubabaye nk'umuntu wenda kurira kandi ntabwo ari ngombwa. Ubu tugiye kuganira ibintu biri serious. Mbabarire wenda naba naraguhemukiye, mbanje gusaba imbabazi, simbizi. Uretse ko byose byaturutse mu munezero wanjye nawe, ariko ibyakera byararangiye. Kandi ubyakire. Sibyo? Tugeze kuri new chapter. Ndifuza ko urabizi ko nsigaye nkundana na Iribagiza nk'uko bisanzwe. Ubizi neza. Ndagira ngo usabe rero
kuba wagarutse ntuze kuba ikibazo hagati mu rukundo rwanjye na Iribagiza. Ndashaka urukundo nyarukundo, turitegura kubana, turitegura gusezerana mu murenge vuba ahangaha. Mbabarire rero, sinzi imigambi ufite, sinzi igitekerezo ufite, ibyo ari byo byose twatandukanye nabi, ariko kugeza ubu naje kugira ngo twiyunge. Ngusaba ikintu kimwe, ese uremeye twiteguye kunyumva? Yego. Tusambwira icyo ushaka kumbwira w'iminsi. Okay. Ese ndakwinginze, iyi nda ntiwayikuramo kugeza turi ahantu hatandukanye, tutari mu mwanya umwe. Emerina ari mu turimo twe, iyo ngiyo Isimbi we yari amaze iminsi adahari, ariko tugeze mu Mugisha arahari. Fabien ariko akenshi tuba turi kumwe ahangaha. Bo nubwo Mama Isimbi adahari ntabwo biri tubuze kuganira, wenda abandi ntibibareba. Ikintu cy'ingenzi rero ndashaka kubabwira nuko Iribagiza mwari muzi yarahindutse. Ntabwo ari Iribagiza nyirizina twari dusanzwe tubana ahangaha. Yarahindutse ku buryo bukomeye, bitumye rero mbicaza ahangaha kugira ngo mbashe kubaha ayo makuru niba mutari mubizi. Wenda Fabiola we yari uburyo nk'umuntu mukuru yabibonyemo, ariko mugomba kumwirinda ku buryo bukomeye, kuko kuva aho aboneye amakuru y'uko twebwe tutari ababyeyi be Ngo yarahindutse rero ku buryo bukomeye. Daddy, Oui. ushaka kuvuga ko Iribagiza tutavukana? Yego. Iribagiza ntabwo turi ababyeyi be nk'uko mbikubwiye. Ni umwana twatoraguye ahantu hari habereye impanuka, yari kumwe n'ababyeyi be. Tumuzana no mu muryango rero turamurera nk'umwana twatoraguye, ntabwo turi ababyeyi be. None se ubwo yabibwiwe n'iki? Bo hari umuti yanyweye kwa icyo gihe akora accident n'ababyeyi be yari umwana. Umuti aje kunywa bituma aza kwibuka ibyamubayeho, niko kuza kumenya ko rero igiyewe na mama we tutari ababyeyi be. Aka papa namwe mukora amakosa. Ibaze kurinda angana kuri mutarigeze mu mubwiza ukuri. Urumva ukuntu mwamuhemukiye bikabije, ahubwo ari mwebwe. Isi Naho ngaho ara nihangana. ntabwo byari ngombwa ko Iribagiza agomba kubimenya. Kubera iki se mutagombaga kubimubwira? Jya wubaha umwanzuro ababyeyi bawe bafashe, kuko babonaga ko ari byo bikwiye. Kuko ntabwo byari ngombwa ko ibintu byose abimenya. Oya, ibyo byo ntabwo mbashyigikiye, ariko uzi kwicara uzinga abantu n'ababyeyi bawe atari ababyeyi bawe. Si urabyakira gutyo nk'uko nyoko wanyu abikubwiye. Ntabwo byari ngombwa ko tubimubwira ku myaka yari afite, kandi ntabwo byari igihe cyiza cyo kubimubwira. Niko rero umwanzuro twafashe. Wabyumvishe? Niyo mpamvu mwamwangaga rero, kubera mutamubyaye. Twagiraga gute? Mwamwangaga. Mwese ndatinya kubivuga, mwese ntabwo mwamwangaga. Wowe ntabyo uzi. Kuko nta soni uba ufite. Ninde wamwanze se? Bari kumwanga bakamurera. Ahubwo witwararike, umenye iki kintu gishyire mu mutwe wawe. Iribagiza yarahindutse mu rwego udashobora gusobanukirwa. Numuzanaho bya butesi bwawe no kumwijyaho, arakwereka uwo ari we. Nta muntu ukimuvugisha uko yumva yishakiye. Ikindi kandi nawe Merine, ugomba kubimenya, ukitonda, ukareba ibyo kurya tugiye kurya, ukirinda ko Iribagiza ashobora kubyegera, kubera ko uburakare n'umujinya afite n'urwango ruri mu mutima we ashobora kuduhemukira twese ugasanga turakora. Alright, ngira ngo mwabibonye namwe mwabyiboneye neza kabisa. Uyu nguyu rero ni Rugema akaba arimo aragerageza kwangisha uyu nguyu Iribagiza, akamwangisha Isimbi. Arimo aravuga ati Iribagiza ni umuntu mubi, Iribagiza ngo ni shayitwani, Iribagiza ngo ni ikintu kibi, ngo kiri aho ngaho, ngo yarahindutse, ngo kuva yamenya yuko ngo atari ababyeyi be ngo yarahindutse. Barimo baragerageza kumwangisha uyu nguyu Iribagiza, Isimbi bakamwangisha Iribagiza, kugira ngo batazongera gucana uwaka cyangwa se batazongera kuvugana neza. Ibi ngibi rero Rugema akaba arimo arabikora no kugira ngo Iribagiza bamuce mu muryango, bamwange, ntazongere kugira ikintu avuga, ahubwo azajye
aniganwa n'ijambo azajya aceceka kugira ngo uyu nguyu Isimbi amwange ntazongere kubona inshuti n'iyi ngiyi n'imwe mu buzima. Ibi ngibi bishobora gukunda, bishobora gushoboka, ariko biranagoranye cyane yuko hano uno Isimbi yakwanga Iribagiza kubera ko amufata nka murumuna we, amufata nk'aho bavukana, amufata nk'aho ari abavandimwe. Rero kugira ngo amwange by'aka kageni cyangwa se nk'uko arimo arabitekereza, ibi ngibi biragoye, ntago byapfa gukunda kabisa. So dukeneye kureba rero ese uyu nguyu Isimbi araza kubyitwaramo gute, araza kugaragara gute imbere ya Iribagiza, nibaza guhura n'iki araza kugaragaza, biraza kuba bimeze gute. Ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba, nibyo dushaka yuko muraza kuba murimo murakurikirana. Rero ntimujye kumureka kure kabisa, mugume hafi, munakore subscribe kubera ko iyo ukoze subscribe ubasha kuba wakurikirana, ubasha kuba wareba neza akantu ku kandi. Nimujye kure rero, turaza kuba turi kumwe, turaza kuba turimo turasesengura cyangwa se turimo turareba muri episode yindi igiye guhita ikurikira, tureba ese biraza kugenda gute, biraza kurangira gute, Isimbi naza guhura na Iribagiza ese araza kuhita mwanga, ese ntabwo azongera kumuvugisha. Ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba. Gusa nanone Isimbi mwibuke ko neza yajyaga arwana na Iribagiza, bajyaga bashondana, bajyaga bakubitana, ngira ngo murabizi neza aho Isimbi yabaga yenda kuniga Iribagiza mu gihe babaga baryamye mu gitanda. Iribagiza baramukubitaga bakamukomeretsa, bakamuvuna, ukaguru ke kukavunika. Cyusa akaza kumusura, akamutorekesha, akagenda amuteruye, birukanka bahunga umwanzi, bahunga famiye Rugema, bafunga Nyirantambara, bahunga uyu nguyu Fabiola kugira ngo batazamwica. Ariko noneho wa mujinya uragarutse cyangwa se rwa rwango ruragarutse. Ibi ngibi ntabwo biba bikwiriye mu buzima bwacu busanzwe. Tuba tugomba kwiga bikatubera isomo, ntitugakore amakosa nk'aya ngaya. Reka turebe rero biraza kugenda gute. iyo ukunda umuntu nyine ntabwo umenya ahantu kuri mu rukundo cyaparitse disi ntabwo naraye ndyamye wowe ntabwo biza njye naraye ndikira navuga ati ntabwo rwose urukundo ni amadayimoni wa mugani wa kakariye. Oya ukuntu ameze wagira ngo ntihari ikintu cyabaye giteye ubwoba, arashishira buri kanya ngo numva afite imbeho. Karibu karibu cyane rwose. Karibu rwose muri isanga. Sinshaka kumva kwicara hano mama. Amakuru ni meza turashima Imana. Yo ni ukuri ni karibu cyane. Sylvie ntakira si umushyitsi mubaze icyo ashoboye. Shirika kanzangu. Fisto Turaho turashima Imana. mbwira Turi amahoro namwe murakomeye. Turaho n'akazi muri iyi minsi kameze kagoranye. Niko bigenda no kwihangana. Imvura mwayibonye gute? Imvura yo twari tuyikeneye, yaje tuyikeneye. Hari hamaze iminsi hari ubushyuhe bwinshi cyane. Turashima Imana yaduhaye imvura. Bakobwa beza siko mutaganira ngo mwishimire umushyitsi wacu. rero nshaka kupresenta inshuti zanjye. Bakobwa beza ko mutaganira se twakira umushyitsi wacu. rero nashaka kupresenta inshuti zanjye, uyu ni Kanyana, uriya ni Kamye. Inshuti zanjye nashaka kumenyana. Nari mbazi. Bazi kabisa. Birumvikana ko ako Kanyana niba ugiye kujya kwa Rugema muraziranye. Kanya rero
uyu ni boyfriend wanjye n'umukunzi wanjye nashaka ko mumenya na mama nawe nashaka we yarabizi ariko noneho nashaka ko ikikubwira hano ariko nashakaga nyine tubamenyesha n'umuryango ntuzajye mubona ndi kuri telefone mubyibazeho cyane enjoy rero mwe numva rero gato nitagiza urugendo rw'urukundo rukomeye kuri njyewe nubwo ntatezwa ngakubitwa siniheba oya 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 winsiga winsigira umutima wanjye uragukeneye ariko rwose iyo mpaba ntabwo wari kugira ikibazo nk'iki ngiki Yanti ntukishinje amakosa pe ko nta na hamwe wigeze ubijyamo uruhare. ndabibona ukuntu naniwe yesu we Gutwita nicyo kintu cya mbere kivamo. Mba numva sinzi uzarota mbyaye. ariko komera ndahari wagarutse nanjye ndaha nese se mwana wa umbwije ukuri ninde waguteye inda Anti urabizi ko ntajya nkubeshya pe ni inshuti yanjye muri uyu muryango. Ariko ndumva atari ngombwa kukubwira uwa n'inda pe. ese urabizi ndagukunda ntacyo ntakora ku bwawe ndagukunda cyane kandi nawe urabizi mbabarira umbwire umuntu waguteye inda Anti n'icyusa. ese bivuze ngo iki N'icyusa wayineye. cyusa wiribagize se ntabwo bishoboka Niwe nyine nuko yihakanye gusa mu minsi ishize twaraganiriye ambwira ko ngo nta kibazo yemera n'umwana ngo azamfasha gusa ngo icyo ansaba nyine ni ukuba namubikira ibanga. oya ese niba ari cyusa waguteye inda niwe ugomba kuba umugore wa cyusa ni gute se agutera inda oya niba ari cyusa waguteye inda ugomba kuba umugore wa cyusa Oya anti ibi bintu nabivuyemo pe nakubeshye nanjye nari ngiye kuzasara ndi kwibuza amahoro kubera urukundo ariko bitewe n'ibintu naciyemo no kuba umwana wanjye nyine numva mukunze nafashe igihe gihagije nikuramo igitsina gabo cyose sinshobora no kuzongera gukunda ukundi noneho nkanganswa cyose wapi ntago ibyo bintu byo gukundana birimo ntago mbirimo rwose none oya nzamureka pe agenda abana nayiribagiza rwose kandi nawe ntibiguhangayikishe kuba ndi umukobwa wenda ngiye kubyarira ahantu mu rugo ntabwo bikwiye ariko nanone nyine tugomba kubyakira. ese wivuga gutyo kubera ko ese urabizi neza ko umukobwa wabyariye iwabo nta gaciro uba ufite usibye agaciro wowe utakaje wenyine n'umuryango ntabwo uba uduhesheje ishema ntabwo ibyo bintu byakunda ugomba kuba umugore wa cyusa anti cyusa nta gahunda kandi nanjye namaze kumwikuramo naba umugore we gute ko numva ibyo bintu bigiye ubwoba isi ntabwo wabyarira mu rugo udafite umugabo agaciro k'umugore ni ukuba ufite umugabo uri mu rugo rwawe ufite umugabo ufite umuntu ugushyigikiye ukabyara umwana ufite papa ufite mama mwese muri kumwe wacyo ngo rero bamwita isimbi akaba agiye kubyara kabisa ubu ngubu inda yakuze inda yegereje amezi agiye kuba angahe rero mu minsi mike twitegure kuba tubona isimbi afite umwana yavutse umwana wa cyusa ndetse na isimbi ese bizagenda gute bizarangira gute uyu nguyu
nguyu Cyusa azafasha iki Isimbi ko Isimbi yenda kubyara ko habura iminsi mike cyane ngira ngo namwe murimo murabibona murimo muragenda mubibarira ku ntoki ni iminsi itageze no muri ingahe ubundi nyamukobwa akibaruka umwana gusa ni nyine ntago aratumenyesha ngo umwana ni umuhungu cyangwa se ni umukobwa. Ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba muri ino episode yindi igiye kuba ihita ikurikira ngira ngo muze kuba muri na hafi tuze gukurikirana tuze kureba ese hano Isimbi araza kubyara umuhungu cyangwa se ari buze kubyara umukobwa. Ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba nibyo dushaka kugarukaho tubabwira yuko mukomeza mukaguma ku murongo sa gutya. Ikindi nanone mwibuke ko Cyusa yemeye umwana aravuga ati umwana nta kibazo